ariko umunyabyaha Imana igira gute? Iramubaza iti inde wiruhiriza iki ego ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe ubwo uri inyangaguhanwa ukirenza amagambo yawe ko ubonye umujura wishimira kubana uko bigize gute? Ariko nzagira gute? Nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bigize gute? Bikurikirana ibihano byashize birarangiye ko mutangiye kurangana nabi ni ukuri kose. Reka mbabwize ukuri mbibabwire hakiri kare. Amen. Mbibabwire hakiri mu gitondo. Ikintu kinzanye kuri uyu musozi nje kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Amen. Nje kuvuga hari ibintu muri iyi minsi bigezweho musigaye mukunda, mudashaka kumva ijambo ry'Imana, mushaka kubyina guhera mu gitondo kugera nimugoroba. Sashimwe cyane. Mushaka kubyina icyuma cyaceceka bagahanura. Bakiranutsi w'Imana, Imana isohoza isezerano yabo akiriho cyangwa yarapfuye. Haleluya. Waba ukiriho waba waranapfuye. Hari Bibiliya yitubwira Elisa akiza umupfakazi umwenda yararimo. Uriya mupfakazi Bibiliya yitubwira ni umugore wa Obadiya. Imana itugirire neza. Uyu Obadiya yabaga mu bahanuzi batoya. Imana itugirire neza. Obadiya yaje kuza gupfa, ariko apfa yarakoreye Imana. Imana itugirire neza. Yagendanaga n'Imana kandi agakora imirimo ishimwa n'iki? N'Imana. Igihe cya Ahabu na Yezebeli ashaka kwica abahanuzi, umugabo witwa Obadiya yafashe abahanuzi aragenda bahisha mu buvumo. Ariko muri abo bahanuzi ariho harimo ab'Imana yabwiye iramubwira ngo hari, uretse kuvuga ngo ni wewe wenyine usigaye, hari abandi nibikiye. Obadiya niwe wari warabahisha. Imana itugirire neza. Obadiya niwe wari waragize gute? Wari waragize gute? Ariko yari yarabahisha ngo akajya bagaburira, akabashyira ibyo kurya, akabashyira imyambaro, ngo abana be ntibari bakinywa igikoma. Yarazindukaga mu gitondo akacyuzuza iteremusi, akakijyana akagishyira abahanuzi mu buvumo, ngo nta kota yari akigira, ntaryo. Kubera ko byose yari yarabimariye iki? Abahanuzi. Noneho ngo aza kujya gufata umwenda. Vuga ngo umwenda. Ikirata. Umwenda. Vuga ideni kugira ngo ubyumve neza. Ideni yarifashe atari iryo ashyira abana biwe kugira ngo akomeze agaburira abahanuzi. Aho yabahishe hehe? Mu buvumo. Igihe kiza kugera rero arapfa atishyuye iki? Rya deni. Yarikopesheje. Abisi. Amajije rero gupfa, umudamu kuryishura biramugora. Aho niho Bibiliya ivuga ngo umwishyuza agira gute? Arasa. Umwishyuza amajije kuza rero, araza aramubwira ati igihe gishize ni kinini, amafaranga yanjye ndayakeneye. Niba ari ntayo kandi urampa abana bawe mbajyane bankorere kugeza igihe amafaranga azagira gute? Azashiriraho. Aho niho umudamu yatekereje, yibuka ko umugabo we yakoreye Imana, yibuka ko iryo deni ritagaburiye abana be, ajya gushaka umuhanuzi witwa Elisa. Imana itugirire neza. Aramubwira ati umva Elisa, umva ngwino hano. Umugabo wanjye uramwibuka? Elisa ati ndamwibuka. Yapfuye hari umwenda akigira? Ati ntaho. Ibiryo ntiyari yarabimaze abishyira abahanuzi? Ati ntubyibuka. None abana banjye ngo baje kubajyana, none babajyane, abana banjye babajyane. Elisa ati buretse gakeya mbaza Imana. Yigira inyuma arasenga, akizamura isengesho, Imana irorokera ngo ati cecekere. Ingana n'iki kigize gute? Yifuze ngo ndagutabaye burya iba yabikora. Haleluya. Niwo umupira ubusigaye mu biganza byawe byo kugira ngo byihute cyangwa bitinde. Imana ibambere umugisha. Uyu mwanya turimo no kwiyuzuza nayo kugira ngo tubone amahoro.
tuvuge cyane ngo amen. Ntabwo ari uko Imana idatabara, ntabwo ari uko kubyinira Imana bitayinezeza, ariko ijambo riravuga ngo isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira mu amen. Amen. Isengesho ry'iki? Ry'umunyabyaha. Nugaruka Imana izakugaruka. Bityo abarokora muri iyi minsi batakigendana ijambo ry'Imana mu mitima yabo. Ese kubera iki tutakibona abantu umuntu gutwara Bibiliya bisigaye bimubera umutwaro? Bisigaye ari iki? Ndabeshya. Ntibisigaye ari umutwaro. Umuntu kujya gusenga niba nta gikapu afite yikoza kuri butike akagura kamverope. Bibiliya akagira gute? Akayishyiramo. Impamvu hari ikintu wiceka. Hari ikintu ugize gute? Hari ikintu wiceka. Ariko Yesu aravuga ngo nimutampamiriza mugatinya kumpamya mu maso y'iki? Yaba nanjye sinzigera mbahamya imbere ya Data n'abamarayika bera. Amen. Kinanukira Imana kugera ku kigero Imana ikureba ikavuga ngo atuka ngo uyu mwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Handi utaka ikavuga ngo ubaye iki? Handi witsabura ikavuga ngo urakire mwana wanjye. Imana itugirire neza. Ariko se uyu munsi wa none urasenga amasengesho wasabura uti mwami Yesu ugapfuka amatwi kubera iki? Urumva ari urusaku. Amasengesho y'umunyabyaha bari urusaku mu matwi y'Imana. Ariko nyamara uyu munsi twishimira ko duhora duhanurirwa, ngo duhora tugira dute? Duhanurirwa. Imana itugirire neza. Ariko se buriya nta nubwo wabigutera iyo wumvishe ngo Imana ivuganye nawe? Amikoro wakwihesheje agaciro. Yesu ashimwe cyane. Amen. Iyo wumvishije ngo Imana igize gute? Ivuganye nawe, ariko nawe ubizi kudakiranuka. Ese iyo ubizi neza ko utari umugenzi ujya mu ijuru ariko ukumva Imana ngo yavuze. Imana itugirire neza. Ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki gushyira amagambo yanjye mu kanwa kawe? Uko ubonye umujura wishimira kubana nawe, uko ubonye indaya wishimira kubana nayo. Abanyamagambo burimo, mu basebanyo burimo, mu bavuga abandi nabo burimo, mu batukana burimo, ahantu hose ubugize gute? Uburyo. Warangiza no mu rusengero ukagira gute? Niba mushaka ko tujya mu bwami bwo mu ijuru tukaba dukijijwe, mureke twerezwe uyu murimo. Ashimwe cyane. Bwira umuntu mwegeranye ngo twerezwe uyu murimo. Mubwire ngo dukizwe. Tugira dute? Dukizwe. Ibintu ni bibiri. Ibintu ni binga. Reka twumvikane ibintu ni bide. Binga. Amen. Amen. Yesu yamamare. Wangiriye neza. Wangiriye neza. Wangiriye neza. Wangiriye neza. Wangiriye neza. Wangiriye neza. Mama
yagiye kugirira neza abantu bahaze. Imana mwari tugirire neza. Hari abantu bari bahaze ubagirira neza barangije ibibuno barabikata. Hari igihe bamucaye hano ibibuno barabikase. Yesu yamamare. Nta makuru mufite. Mwaragiye mware rero kiratufasha. Buri muntu wese tega ikibuno bakata hazaho amadirishya. Ariko bafotora yo umuririmbyi araririmbye aravuga ngo urwane intambara nziza. Imana itugirire neza. Utumbire amaso kuri Kristo, ahari ibyo bibazo wari ufite gutabarwa kwawe kurava kuri Kristo. Imana itugirire neza. Ubujijwe kwiganyira kuko gusa kwizera niko kuri buze kukuremera ibyo ushaka kubona. Imana itugirire neza. Nubwo hari ibyo unyuzemo bitumye ubura amahoro, ariko uyu munsi ndashaka kukubwira ngo tumbira Kristo. Haleluya. Muri ibyo yaribye ngo aravuga ngo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Tumbira Yesu, tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Ai tumbira Yesu, tumbira Yesu wenyine. Ai haleluya niwe gisubizo. Ai tumbira Yesu, tumbira Yesu wenyine. Oh haleluya niwe gisubizo. Ai tumbira Yesu, tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Hari ibintu urimo uranyuramo atari uko wabihisemo, ariko tumbira Yesu. Haleluya. Hari isoni zimaze iminsi zimukora, ariko ntabwo wari witezweho gukorwa n'isoni, ahubwo hari abatumye ukorwa n'isoni. Ariko reka dutumbire Yesu wenyine. Haleluya. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa kabiri rwa Samweli, ibice byaho 10. Samweli wa kabiri ibice byaho 10. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Ifite umutwe w'ijambo uvuga ngo Dawidi anesha Abasiriya. Murongo waho wa mbere haravuga ngo hanyuma y'ibyo umwami w'Abisirayeli w'Abamori aratanga, maze umuhungu we Hanuni yima ingoma ye. Dawidi abyumvise aravuga ati nzagira neza Hanuni mwene Nahashi kuko se yangiriye neza. Nuko Dawidi yohereza abagaragu kumumara umubabaro wase. Bukeye abagaragu ba Dawidi
bajya mu gihugu cy'Abamori. Ariko abatware b'Abamori babwira umwami wabo Hanuni bati, mbese ugira ngo Dawidi yubashye so byatuma akoherereza abo kumara umubabaro? Ntuzi ko Dawidi yohereje abagaragu be kwitegereza umudugudu ngo no kuwutata ngo azabone uburyo bwo kuzawurimbura? Ngo niko kujya inama, ngo baragenda babibwira umwami wabo wari wimye ingoma, ngo nawe arangije yigira inama aravuga ngo ntacyo, kugira ngo mbereke ko nabatahuye. Ngo bakimara kuhagera, haleluya, ngo bakimara kuhagera nicyo yabakoreye, yabaharatuyeho ubwami. Ubundi ngo mu Bayisiraheli ngo byaraziraga kubona umugabo wiyogoshesheje ubwanwa agaharaturaho akarangiza. Ngo cyari ikimwaro ndetse cyari igisebo ku buryo ntaho yabashaga kunyura. Ngo yahitaga b'igitutsi mu Bayisiraheli. Ngo arangije niyenyurwa nuko baharatuyeho ubwanwa, ahubwo aravuga ngo ntacyo nkwiye gukora n'ikindi kizatuma bamwara kurushaho. Ngo fata imyambaro yabo ngo ayikeba ku bibuno. Ibaze nawe uri mugenda baguharatuye ubwanwa ndetse imyambaro bayikebye ku kibuno. Ibaze noneho igisuzuguriro baguteye, baharatu baravuga ngo ntacyo akadukoze kazatuma umwami yemera. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Natwe muri iyi minsi urimo urashaka kugirira umuntu neza, ukamwereka ineza ariko ntabone ineza umugiriye, ukumva wamufasha ariko kumufasha kwawe ntabwo abinezerewe, ahubwo uramukorera icyiza kwitura ikibi. Imana itugirire neza. Ibi nibyo byabaye kuri izi ntumwa za Dawidi, ngo zigiye gutabara cyangwa se zigiye kumara umwami umubabaro, barangije ngo babakorera ibiteye isoni. Barangije baravuga ngo ati biragatsindwa, ntabwo mwagaruka, mutubabarire mutworohere mugumiye ariko kugeza aho muzongera kumerera ubwami. Abantu benshi bicaye mu cyicaro batari bwicazwemo kuko bakuryo bwo guhorera abagaragu banjye. Yesu nashimwe. Imana igiye kwishakira igitambo aho wakoreshwe isoni. Imana igiye kongera kugira gute guhaguhera icyubahiro. Yesu nashimwe cyane. Abantu bari bazi yuko bakurangije, ariko humura, nubwo zagukoze ariko ntabwo ari ibihe byose. Nubwo zagukoze ariko ntabwo ari ibihe byose. Humura, ejo ni heza. Witeshuka ku byo wakoraga. Murimo w'Imana komeza ubukore, abo wafashaga komeza ubafashe, abo wagaburiye komeza ubagaburire. Kimwe cy'Imana ibyo wakoze yarabibonye, wicogozwa n'ibyo abantu bavuga, aho tumbira Yesu. Haleluya. Niyo mpamvu narindi muri bivuga ngo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Imana itugirire neza. Uyu munsi tuzi umutima, urugamba urwana ntabwo ari urwawe, ahubwo Yesu arurimo. Yaza kuba atarurimo wagombye gucogora ndetse ukarambarara, ariko humura, Yesu agize gute arurimo. Nubwo uyu munsi umeze nk'umuntu washyizwe Yeriko. Yeriko ni habi. Iyo umuntu ari Yeriko ntabasha kwisanzura. Iyo umuntu ari Yeriko aba ameze nk'umuntu ufungiranye. Ariko iyo Yeriko umazemo igihe, nje kukubwira ngo uje kuyikurwamo kuko Imana ishize iherezo kuri ibyo byose. Amen. Haleluya. Imana ishimwe kuko ije kutumara iki? Umubabaro wawe wari ufite. Humura, uyu munsi ugiye gukurwaho no kugira gute no gusenga. Waje gusenga uyu munsi kuraza kumara umubabaro, kandi ibibazo wari ufite uyu munsi biraza kuvunjwamo umunezero kuko Imana ikoze ibikomeye ku buzima bwacu. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Ayo mashyi naya. Ngaho ayo nayanyu, ngaho reka dukoma y'Imana. Amashyi kwa Yesu. Gushima